z'abakiriya bacu namwe mujye mumenya ko abatayeri atari ababoyi banyu bo mu rugo. Ntabwo aka kantu nagenda nakavuze. Abatayeri ntago ari ababoyi banyu bo mu rugo. Hari ukuntu barimo kuvuga ngo abatayeri ngo ni nk'abafundi, ngo abatayeri mureke twanga iryo zina. Daily Fashion TV. Twongeye kubasuhuza mwese mukurikiye Dede Fashion TV. Turasuhuza abari iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, impande enye zose z'umujyi wa Kigali ndetse n'igihugu cy'u Rwanda muri rusange. Turasuhuza abadiaspora. Tujya tubibona ko mudukurikira, abatuye ku mugabane wa Amerika muradukurikira turabibona. Imana ijye ibaha umugisha cyane. Urukundo mutwereka turarubona ndetse n'ibibazo byanyu mutubaza kuri Dede Fashion TV turabibona. Niyo mpamvu uyu munsi nje kubaganiriza ku kijyanye n'imideri. Ku kijyanye na fashion, ku kijyanye nyine turaganira ibintu bitandukanye. Ntabwo turi bufate iminota myinshi, ariko turavuga bike mu byo uko tubyumva n'uko tubitekereza, cyangwa se ibitekerezo byacu nabyo turebe ko mubyakira nk'uko mwakira moderi. So uyu munsi nifuje ko tuvuga ku bintu bibiri. Nifuje ko tuvuga ku batayeri muri rusange, hanyuma twangiza tukavuga icya kabiri, tukavuga no ku bakiriya bacu batugana, abantu batugana muri rusange. By the way, ndimo ndanywa icyayi kiryoshye pe. Nashyizemo cloves, tangawizi n'utujyane dukeya na mudarasini. Mudarasini murayizi, ibyo bintu birafasha cyane ku buzima bwa buri munsi. So tugiye kuvuga rero ku batayeri. Mwambajije ibibazo byinshi bitandukanye, ariko ntekereza ko nkwiriye no kubagira inama. Hari umuntu wambajije, naranabivuze muri video nashyizeho ejo, I think. Umuntu yarambajije ngo ese, yansanze kuri WhatsApp arambaza ngo ese ngo iyi mashini ngo uri kudoda ngo ikipfundika ngo babiterwa n'iki. Nagerageje kumusubiza, sindi bunabisubiremo, ariko byanyeretse yuko hari abantu benshi badukurikira bakeneye ubumenyi bwinshi butandukanye. Bityo rero nkaba mbapromisinze ko nzagerageza kubereka ibice. Okay, ubundi kuri no channel hariho video ivuga ku bice bigize imashini. Ntekereza ko bamwe mutayibonye, iri hasi mu mavideo yo hasi, muzayirebe. Noneho nzabereka ibice bigize imashini, mbereke na bimwe mu byo wakora igihe ugize ikibazo urimo uradoda utuntu turi simple, bitari bya bindi bisaba ko imashini uyishyira umutekinisiye, ahubwo ko hari ibintu wakwifasha. Mbereke kimwe mu bintu abatayeri mugomba kuzirikana, mutagomba kubura igihe cyose utangiye umwuga wo kudoda. Aka kantu ntimukakabure, kuko imashini yose idafite amavuta yayo iba ifite ikibazo. Ni nk'uko wabaho mu buzima utanywa amazi, ni nk'uko wabaho mu buzima
utoga ni nk'uko wabaho mu buzima utisiga. Ndatekereza ibyo bintu mubyumvishe. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko igihe cyose ufashe ufite imashini uba ukwiriye kabiri mu cyumweru kuyifungura hariya ku menyo. Nzabibereka muri puratike narabibasezeranyije. Kuyifungura hariya ku menyo ugakuramo umwanda wose uri hagati y'amenyo, uri hahandi hagati ya ibyo bita icyungo, uri hagati. Hari ukuntu indodo ziva mu myenda dukora zigenda zikitumbikamo zigahinduka nk'uburingiti, zigahinduka nk'ibyoya bikoze ikintu kimeze nk'uburingiti. Rero ibyo bintu biba bigomba kuvamo kugira ngo imashini yongere idode neza, kuko imashini iyo ibangamiwe n'akantu na kamwe yanga kudoda. Hari igihe rero biba biterwa n'ibyo bintu, ugasanga uri kududamo amavuta nyamara ikibazo ari uwo mwanda urimo. Iyo urangije kuyihanagura, nababwiye kuyihanagura kabiri mu cyumweru, warangiza kuyihanagura ugasigamo aya mavuta aya ngaya ukayashyiramo hose n'inyuma. Hari abantu bagira imashini zisakuza, burya nuko uba utibuka hose. Nzahabereka inyuma n'imbere hose ugomba kuhashyira. Ikindi ukegura wa mutwe w'imashini ugashyiramo muri ya myanya yose irimo amaburo, ya myanya yose isa nk'igenda ikora muvoma nayo ugashyiramo. Icyo gihe imashini yawe izahora ari urwembe, idoda neza, kandi ikindi idasakuza. Ndatekereza ko iyo nama ya mbere yumvikanye. Hanyuma ikindi, turetse amavuta, uba ukwiriye kumenya neza nimba ibikoresho by'imashini ufite ari bizima, bimeze neza. Hari igihe uba ufite, tuvuge wenda tukita ihori, nk'ihori yagize ikibazo cyangwa se yarafungutse cyangwa iki, ugasanga urimo uradoda indodo zikafatamo cyangwa ntibinadode cyangwa kagahubukamo. Biriya byose biba biterwa n'uko utigeze wita ku kureba nimba ihori yawe itarafungutse cyangwa se itaragiye mu rudodo. Kariya kantu twinjizamo urudodo hari ukuntu kinjizamo ugasanga hacikiyeyo urudodo, urundi wajya urudoda rukaza rworoshye. Iyo rworoshye rero indodo zifatamo hasi. Ndatekereza icyo nacyo cyumvikanye mugerageje kucyumva. Hanyuma nkumva nabagira indi nama rero, ariyo ya nyuma. Nkumva nagira inama abatayeri. Dukunda kuvugwaho ikintu cyo kwica gahunda, dukunda kuvugwaho ikintu cyo kutubahiriza igihe. Bavandimwe, inshuti zanjye, bituma n'abantu benshi twebwe dukora uyu mwuga tumera nk'aho tutakiwukunze, tumera nk'aho tutakiwushaka. Ariko nagira ngo mbabwire ngo inshuti zanjye, bavandimwe, igihe cyose uzi neza ko wafashe umwenda w'umukiriya, ni nk'uko jya wishyira mu mwanya we. Ni nk'uko umukiriya, wowe wabaye umukiriya w'ahandi hantu, ukagenda ugashakisha amafaranga hasi hejuru ugatumiza icyo kintu. Ibaze nawe iyo kitakugezeho cyangwa kikakugeraho cyabaye kibi. Mujye mwishyira mu mwanya w'abakiriya. Umukiriya nimba aguhaye amafaranga ngo genda ugure itisi, wijya kuyakemuza ibibazo byawe, banza ugure itisi urangizanye n'umukiriya. Mube inyangamugayo mu kazi mukora, kuko wasanga hari n'abantu batwiciye izina. Wasanga ari abantu ba kera bakoze kera batwiciye izina. You never know, kuko twebwe twize kudoda. Nkanjye nize kudoda mu bihumbi 2000. Mu bihumbi 2000 nibwo nize kudoda. Ibihumbi 2000, apana wenda 2001 gutyo. Oya,
mu mwaka w'ibihumbi bibiri igihe bavuga ngo imperuka izagera, njye nibwo nari ndimo kwiga kudoda. Urabyumva, nize kudoda ndi umwana muto cyane. Rero ibaze nimba hashize imyaka 20 n'ingahe ndimo barimo kuvuga ngo abatayeri ngo ni nk'abafundi, ngo abatayeri mureke twanga iryo zina, ngo abatayeri ni nk'abafundi, ngo abatayeri nta gahunda bagira, ngo abatayeri bicaga. Ibyo bintu byose dukwiriye kubyanga, dukwiriye kurwana intambara tukikuraho urwo rubwa, dukwiriye kurwana intambara tukikuraho iryo zina ribi. Turwane n'izina ribi ryo kumva ko abatayeri nta gahunda tugira, ryo kumva ko abatayeri iki. Yego tugira ababosi benshi pe kandi badashobotse, rimwe na rimwe nabyo ntabwo twabyirengagiza, kuko umuntu ashobora kukwicira gahunda bidatewe nawe. Umuntu ashobora no gutuma umubeshya cyangwa se umwicira gahunda bidatewe nawe, ahubwo we yabigizemo uruhare akarwikuraho agashaka kukugerekaho amafuti. Ibyo bintu tujya duhura nabyo kenshi, bikaba n'imbogamizi abatayeri benshi tugira. Imbogamizi abatayeri benshi tugira, hari igihe umukiriya kubera mubi ukajya wibaza ikintu cyatumye aza gukoresha kikakuyobera. Ngenda mbaha n'ubuhamya bwinshi ku bintu byambayeho ndetse n'ibimaze iminsi bimbaho, kuko hari igihe usanga umutayeri arimo aratukirwa ikosa mu by'ukuri atagizemo uruhare, kandi nabyo bikunda kutubaho kenshi. Ariko rero nanone twebwe dukwiriye gukora ibyo dusabwa, nk'uko nabivuze muri video yabanje. Nimba umukiriya aguhaye modeli ukabona utayibashije, aho kugira ngo uyice akuboneye impamvu cyangwa se clientele yawe igabanuke, ibyiza ni uko wagenda ukareba umutayeri mugenzi wawe ubishoboye ubisobanukiwe, ukamuha amafaranga akagukorera umwenda w'umukiriya wawe, ukaza uryoshye umeze neza, ubundi nawe ukaba ubyigiyeho. Nuko nguko bimera, nuko bigenda, aho kugira ngo witandukanye n'abakiriya cyangwa bagutakariza icyizere. Birababaza kubona umuntu ajya kugura umwenda akawuguha, warangiza ukawica ntazana wambare, birababaje. Ariko nanone tutirengagije ko hari umukiriya ukwiyenzaho kugira ngo atakwishyura, agashakamo umwenda ikosa nubwo ryaba ridahari, cyangwa se nzababwira ukuntu umuntu mugomba kwigisha abakiriya banyu ukuntu umwenda uba umubeye, ukuntu umwenda ashaka guhitamo. Hari igihe umukiriya aza agahitamo umwenda mu by'ukuri wowe ukabibona ko utazamubera, bitewe na design ahisemo, bitewe n'uko ateye, wowe ukabibona ko uwo mwenda utazamubera. Rero nzabigisha ukuntu waganiriza umukiriya neza, ukamubwira ko iyo modeli itazamubera, aho kugira ngo bizarangire muri gushwana ngo yanyiciye umwenda, kandi mu by'ukuri umwenda utapfuye, ahubwo ari uko we utamubereye nk'uko yawubonaga ku ifoto cyangwa kuri video. Izo zose ni imbogamizi abatayeri bahura nazo, ariko bakwiriye kwirinda kugiramo uruhare. Ntugiremo uruhare umuntu ku buryo nyine n'umukiriya nakurega ikosa urireba, n'urirebye akavuga ati hoya rwose uyu muntu ntako atagize, sibyo se? Rero dukwiriye, nimba tunyuzaho amamodeli, dukwiriye no kuganira cyane, nkaganira namwe ku mbogamizi abatayeri bagira n'imbogamizi abakiriya bagira babitewe n'abatayeri. Rero reka ne gukora video ndende, tuzakomeza dukora izindi video tuvuga ku bintu byinshi bitandukanye, ngenda nyuzamo mbaha n'amamodeli, aho kugira ngo rata channel yacu imara igihe idakora cyangwa ikore gakeya. Ibyiza si uko twajya tunyuzamo nkaza nkabaha n'amasomo ari theory. Yes, nkabaha nk'amasomo ari theory, nkabagira inama, niko ngiye nabitekereje, nkajya mbaganiriza nkabagira inama ku kijyanye na fashion, nkakubwira ukuntu ushobora kwidefanda igihe wahuye n'ikibazo n'umukiriya. Ibintu byinshi bitandukanye, nawe murabizi mu kazi kacu haba ibintu byinshi bitandukanye.
so tuzagenda tubiganiraho aho kugira ngo cano imare igihe idakora, ahubwo najya nyuzamo nkabagira inama, sibyo? Hanyuma nsoza ikindi nari nateguye kuvuga, nkabwira abakiriya ngo bakiriya beza, bakiriya bacu, namwe mujye mumenya ko abatayeri atari ababoyi banyu bo mu rugo. Ntabwo aka kantu nagenda nakavuze. Abatayeri ntago ari ababoyi banyu bo mu rugo. Hari ukuntu ubwira umuntu ikosa yakoze cyangwa uburyo yakubabaje cyangwa uburyo yakubangamiye, ukajya ugira ngo byarenze kuba uri umukozi mu kazi kawe, ahubwo wahindutse umuboyi we. Ugasanga ameze nk'aho ari kubwira umukozi we wo mu rugo. Ibyo bintu bakiriya mu bicikeho. Umuntu aba ari mu kazi ari gushaka amafaranga, ntabwo aba ari umuboyi, sibyo? Mwahuriye mu kazi, nk'uko wajya mu iduka kujya kugura umwenda, ntabwo umucuruzi wamubwira nk'umukozi wo mu rugo. Nk'uko wajya gukoresha mu mutwe, wajya gukoresha gusukisha, wajya kudefiriza, abo bantu uburyo mububaha bigomba gusa. Hari igihe umukiriya aza akakubwira ukajya ugira ngo uri agakozi ke ko mu rugo, cyangwa se uri ka kantu yasuzuguye. Wenda abakozi nabo simbasuzugure, simbavuge nk'abantu badakwiriye kubwirwa neza, nabo bakwiriye kubwirwa neza, bakwiriye no kubahwa. Ariko murabizi bakozi bo mu rugo ko mujya muhura n'abamabuja babi bababwira babasuzuguye. Rero bajye batwuba. Ntago umutayeri aba yitunze, ntago ari umuntu ufata ukabwira uko wishakiye. Birashoboka ko wabwira umuntu ikosa akaryumva. None se nk'urugero nk'ije ukavuga ngo ubusi iki ni igiki, ngo use ngo iki wakoze ni iki, mugiye kubona kimeze nk'umufuka, we wakwambara umufuka. Ibyo bintu byose tugomba kuzajya tubiganiraho, tukabivuga, tukabinonosora, tukabiganiraho, tukajya inama y'ikintu dukwiriye gukora kugira ngo natwe tubashe gufatanya n'abandi muri sosiyete. So ndumva nagarukira ahangaha. Mukomeze muryoherwe na video ziriho hasi. Ikindi mbifuriza umwaka mushya muhire. Mbifuriza umwaka mushya abantu twabanye, utugeze ku 9,200. Rwose ndabashimira cyane, ndabashimira byimazeyo. Kandi mukomeze mukore amashare, mukore comment. Ngiye nkunda comment guys. Nkunda comment rwose, mujye mu comment, menye ibyo nkosora, menye ibyo mbaha, menye n'ibyo ntabaha, sibyo? Rero Imana ibaho umugisha. Ikindi ntibagiwe nsubize ku bantu bambajije ku bijyanye n'amarido. Video nashyizeho y'amarido, ntago ngiyewe ncuruza rido. Reka wenda mbisobanurire hano. Ntago ngiye ncuruza rido, ahubwo nerekanye uburyo dukora amarido. Ngenda yakora, ntago nyacuruza. Nkora amarido, nkora imyenda y'abageni, imyenda yo mu murenge, apana udutimba n'ibiki. Ibyo ntago ndabikora, ntago ndabigerageza. Imyenda y'abageni babandi bajya mu murenge, imyenda y'ama graduation, imyenda y'ama anniversaire, imyenda y'ama photoshoot. Nkakora imyenda isanzwe y'ibirori, nkakorera abamama. Umwihariko wanjye wa Dedi, nkora imyenda y'abagabo made in Rwanda, amakositime, ibintu nk'ibyo byose ndabikora. Nimba ushaka kumvugisha, ushaka nimero yanjye ngo dukorane, apana kuza kumbaza ibintu bidasobanutse. Mumaze iminsi muza kumbaza ibintu bidasobanutse muri WhatsApp kubera ko nashyizeho nimero, bikambangamira. Nko kuza kumbaza kuhita unzanira modeli utaje uri umukiriya, ukaza kumbaza ngo iyi nangahe, nakubwira igiciro ugahita ugenda ntugaruke. Ntago ari ubupfura nabwo, sibyo? Nimero mba nyishyizeho kugira ngo nimba hari umukiriya uhuye n'izi modeli cyangwa na video akabona hari ikintu yamakazi, anyandikire dupange tubone uko dukorana. So rero ndumva ari ibyo ngibyo. Ndabashimiye mwese, Imana ibahe umugisha, kandi mukomeze mugire umwaka mushya muhire. Uzababere mwiza, uzababere umwaka w'ibisubizo, uzababere umwaka wo kutagira n'ibibazo n'abakiriya,
uzababera umwaka uryoshye pe, uzabaryohere kandi Imana izakomeze yagura imirimo y'amaboko yanyu. So thank you for watching, bye.